statement ya RIB ivuga ko bari abantu Jihad na Brian icyaha bakorwaho iperereza yego kuba bagikoze nicyo kwaka amafaranga ngo badasebya wabyumvise yego naho amashusho umurundi abonye Fiona mu kabyiniro k'Ibugande okay afatiyeho uwo munsi muri yituru arakwamye niho mubwira ko Fiona atari umuntu usanzwe umuntu ukozaho rimwe ugahita ufata imyanzuro kwama utura ahubwo bazatonda paka keretse nashaka yawawa ariko nawe ubwe ashobora kuba aryoshye ariko nanone nawe afite indwara yo gukunda abagabo ubushyuhe so iyo ufite ibyo rero yo nuguhama hamwe shabana kimura tu icyakabiri yewe dora kasa mutwe giye kuvuga tandukana na babandi babeshya ababona ishwadil bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo. Aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike. Ubushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Neo Travels. Izi nzobere zigufasha kandi kubona visa, inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi. Si bigusa kuko ushaka no gutembera, kubona akazi no gukora business byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa. Kabya inzozi zawe zibimamo hamwe na Neo Travels. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Neo Travels, amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe. Alright, Jaras Official TV twongeye kubana namwe turabasuje kandi tubifurije kugira amahoro y'Imana. Niyo tuba tubifuriza kubera ko twe ntayo tuba dufite. Imana ni yatanga. Twizere rero ko akomeje kubageraho mwese aho muherereye. Tubaha ikaze nanone kandi ku makuru yacu n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Kenshi na kenshi dukunze kubana n'umunyamakuru akaba ari umusesenguzi ku nkuru zitandukanye Bwana Karegeya Omar Jean Baptiste nanamusuhuza nanamubaza uko weekend wimeze umwuka kumva ari amafu nibwo tukitangira muri abani weekend nibwo tukitangira ariko gesa naho ejo nabaye nk'uyifata nkayo ejo nazindukiye muri ka siporo nabonye kujya umuntu ategereza ya dimanche byonyine bitaba bihagije ejo nazindukiye muri ka siporo Nyarutarama mvuyeyo njya mu nama Sainte Famille ya Transparency basi ubuzima burakomeza hari kwa gatanu n'uyu munsi nagomba kuyikora ariko nzayikoresha so urumva weekend rero nibwo igitangira n'akazi ka nimugoroba iracyari mbisi nzayibara ejo weekend ni iraza kuba ndende cyane cyane wenda nko kuri twege tuba mu bisata by'imyidagaduro nabonye hari inzu hariya kuri Chic bari butahe Kigali Universe yobowe n'uwitwa Coach Gael umwe wa Melody bari buyitaho uyu munsi rwose araba ari fire mu mikino nabo abo ni nkaho weekend ari yo gusoza imikino yo mu mashampiyona y'u Burayi abantu bose bararekereje by'umwihariko abafana ba Seno finale Arsenal na Man City rwaga ejo zizakina match ziri parallel imwe izaba iri gukina hamwe imwe itsinzwe indi gitwa imwe se bya Dortmund na Bayern byarangiye bite okay so ni ibyo rero ubwo nako kaba kanyuzemo tuba tugomba no kubabwira uko biba bimeze ntabwo turi ibivejuru natwe tubaho nk'abandi cyane turabari kandi buri kimwe oya vraiment ibyo ni ngombwa so rero kandi Karegeya mu myidagaduro biba ari byinshi cyane bigenda bivugwamo ariko kandi tugenda tubihuza n'ubuzima busanzwe tukagenda dukuramo n'amasomo ngira ngo uyu munsi rero ni nayo mpamvu nifuje ko tuganira kuri kese n'abantu duhuriye muri kino kibuga nabonye ko Jihad n'umunyamakuru Brian nawe yabaye umunyamakuru already ku Isibo radio akaba n'umu DJ ariko tugiye kubona tubona urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu ijwi ry'umuvugizi warwo yemeje ko hari iperereza riri gukorwa kuri aba bantu tuvuze abyemerera igihe
akibyemeza igihe muri poste ya mbere bakoze kuri social media DJ Brian yaraje asubiza abantu hasi hejuru umuriro uraka nawe arangije arapostinga ati nabonye mbyutse mbona inkuru ati nge nta perereza ndi gukorwaho ati ahubwo duhuriye kuri space mbahukuri abaraje we na Jihadi yanga kuri pfana kabisa yana aba aravuze avuga buri kamwe avuga koko ku itariki 9 z'uku kwezi bahamagajwe na RIB bakabazwa ku bijyanye no kuba bafite amashusho bakangishije umuntu uwo mujyo byarimo bakanavuga ko Brian nyine yayahaye na Jihadi nawe ku itariki 10 arabazwa bose barasobanura baratanga uko nabo banabisobanuye birangira amahoro ikese numvise yakasa mutwe uko ntago ari amahoro ko telefone zabo barazisigaranye zasigaye kuri RIB ego ntago babayari uraye ukubiri na phone yawe ni kese ivugwamo wari umuntu abantu bakundanye urumva bari mu rwego rusa nk'ururi ku kigero cya fiancé ariko nabivuga ariko akazamo gusebanya ndetse niwo mwuga wacu itangazamakuru kuko bya byose umuntu yanyuze mu muntu abona ko nashyira hanze ibintu bizagera kure naho ubwo yari kubyikorera numvise amajwi y'uwo mugabo numva yo ni ibindi bindi avugamo byose akari murori avuga imiterere y'umukobwa ntago byo tugiye kugarukaho ariko ndagira ngo udufashe gutera imetero rega nanjye nabyumvise ira space nayikurikiye kamere kubyoroshye yego kamere kubyoroshye statement ya RIB ivuga ko bari abantu Jihad na Brian icyaha bakorwaho iperereza yego kuba bagikoze nicyo kwaka amafaranga ngo badasebya wabyumvise yego naho amashusho kuyakwirakwiza ni yindi etape ariko wareze watanze ikirego avuga ngo bari kunsaba amafaranga ngo batakwirakwiza icyo gukwirakwiza cyo cyazaza ukwacyo kikaza ariko kiri munsi yacyo cyane cyane ko ubwambure abantu turaza kongera tubirebe ariko ubwambure se ubwa Diane se ko sinabonye nuko atarega se naba mbonye isano afitanye na Diane gutondagirwa icyo twaduriye ni ugutondagirwa ntujyane ikirego ariko manza ni icyo ngicyo kandi n'abadutondagira bafitanye isano ubwo niyo sano nawe afitanye na Diane good so gukangisha gusaba amafaranga ngo udatangaza udakwirakwiza akwirakwiza iki rero uko nabibonye kuri space ubwo bereye mu by'amategeko simply ibyo ngibyo gusaba amafaranga muri space Brian arabyemera ko yayasabye kandi abantu bo ku mihanda na za Twitter ni wamusabye gutwitinga ukamwishyura no gukuraho ugomba kumwishyura ni nabyo yabisobanuye namuciye 500 agomba kumufunga ufatika arabyemerera cyane kandi akanemera ko nyine gutangaza niba byaguhenze kuvanaho bigomba kwishyura wenda kurushaho arabyemera rero ko ayamusaba ariko ntabwo amusaba yo kuvuga ngo ntashyiraho ahubwo amusaba yo kuvuga ngo yame niba ushaka ko bikuraho yame urabyumva uko byatangiye nabyumvise byose bifitanye isano na sinavuga guki gusa birababaje niba turi muri monde yo kuvuga ngo abantu basambana bifata amavideo y'iki bihuriye hehe kuki abantu yego ndabizi nyine imibonano mpuzabitsina itwara abantu ikabavana mu bumuntu ikabajyana ahandi ifoto ishusho ijwi byongera iki kugikorwa kuki habura n'umwe wavuga ati ibi bintu birimo imitego twarabibonye Muhanga wa mugore w'igahogo
uzi aho byageze biviramo umuhungu no gucika bisenya umuryango. Uriya mugore yari afite gushyingira byabaye nko mu kwa gatanu mu kwa gatandatu, afite gushyingira mu kwa karindwi, sinzi na bwaranabaye niyo bwanaba bajya bavuga ngo guhena mu bakwe, uriya yagaramye mu bakwe. No, nkibaza ngo amashusho amajwi kuki mu bantu babiri bari mu cyumba bari mu mashuka nta n'umutekereza ngo ni ibyiki, abantu bakaperida conscience keretse niba bayafata rwihishwa. Hanyuma rero umuntu ashobora kuyafatwa rwihishwa birashoboka bitewe n'inyungu z'undi, c'est ça. zuyafata. Niba rero yarafashwe n'uriya mugabo ubu akaba ari we bari guca amafaranga ngo arimo kubuza ko bisirikira, umugabo arashaka kwikuramo amajwi amashusho audio nawe arimo, akavuga ngo noneho bigiye hanze yasabye ababishyira hanze ngo asebye umukobwa, ariko yibagirwa ko nawe arimo cyane. Biza kurangira ababwira ngo nimubikureho kubera ko ijwi ryanjye ririmo. Brianna turayama, babyumvise. Ayo mafaranga rero Brianna asaba uwo mugabo umubwira ngo vanaho, niyo ribiri guperereza, kuko ikibazo cyatanzwe kivuga ngo bari kuyasaba ngo badashyiraho, kandi Brianna bavuga ngo ari kuyasaba ngo akureho. Urumva izo nzira ko wareze n'umukobwa, wareze n'umukobwa kuko afite amashusho. Ariko umva genda gake nanjye nacyumvise. Umugabo niwe wabishyize ku karubanda, asanga harimo ijwi rye mu kugira ya romoro kwigarura, abanza gusaba imbabazi umukobwa. Noneho nyuma yo gusaba imbabazi umukobwa abwira babitangaje ngo nimukureho, bamuca amafaranga. Umukobwa nawe ko yamaze kubona imbabazi ari ujya gutanga ikirego avuga ngo biriho. Urumva izo nzira zombi. Ariko nari maze kwigisha abantu abavandimwe kuremerana ku bantu bakuru si icyaha, ariko si ngombwa ko rubanda ibibona. Ahubwo mba numva ubu abantu barara nzi ko batari abantu barara baremerana ku manywa n'iyi saa twicaye hari abari mu kazi, ariko si amashusho nayiki kuki utakenga. Cyo ni kimwe. Cya kabiri, uriya mukobwa witwa Fiona, ubwo ndagenda kuko ubu nageze ku muryango ndigisha buri muntu. Fiona afite umwana, ntabwo muzi ndavuga ibyo numvise. Afite umwana ufite base barenze umwe, Murindwa wo hanze Canada Bwongereza, umwe wo mu diaspora mukuru. Murindwa abahe Canada cyangwa Amerika? Amerika ngira ngo. Murindwa ni se w'umwana hejuru kuri pourcentage yo hejuru biologique, intanga ni za Murindwa. Socialement umwana nuwa Marino, DJ Marino. Urabyumva? Ikibazo kirimo umurundi, we ntazi nabavuga uba mu Butaliyani. Uwo Marino wa abino umuhanzi muri make ni umugore wa batatu mubazwi. Harya nta wundi muntu bushire twabonye ujya kumera gutyo, wa undi wo kwa Gasana. Wa undi wo kwa Gasana ufite mu diaspora akagira Gasana, akagira uwo babyaranye, akagira oya bo bashakanye bakabanana 3 bakabyarana umwana. Hari n'undi wanyampamagaye anyebeza amavideo bari gusomana wa gatatu wa kane, nendaga no gukora ubukwe. Okay, sawa. Ibyo ngibyo ntacyo bitwaye, ariko ngewe nka mwarimu ndimo nderekana umuryango dufite. Umuryango dufite wa undi yitwa Nduwa Gasana Gisele. Umuryango dufite wuzuye ba Gisele, umuryango dufite wuzuye ba Fiona, kandi ugasanga mu myaka ntibagerana na 30. Ku myaka 30 bazi kugira abagabo barenze 3 bazwi ku mihanda. Ubwo simvuze abatazwi. Fiona we numvise nibatayo nako nisibo. Oya abo ngabo tuvuze nabazwi, hari abandi bavugwa mu audio. Ego nyine ngo bazagiwe. Ubwo ndacyari kuri personality ya Fiona n'umuryango yakubaka. Ndaza kugaruka ku mugabo Murindwa na DJ na DJ Marino bo nta kibazo, ni umwana
icyo bapfana n'umwana, icyo bapfana na Fiona n'umwana, nta hantu bagaragaza ko bakigenda kwa Fiona. Ubu haravugwa umurundi n'abandi benshi cyane. Fiona se ubwo ba Fiona bandi nabi igihe kizaza uhita wibaza ngo umuryango tuzaba dufite mu myaka 10-15 iri imbere n'uwuhe. Kambe mparitse aho ngaho ningera ku ma audio y'umukobwa mugenzi wabanaga mu nzu n'umukozi we ndaza kubigarukaho. Kanigire ku murundi. Iyi nkuru haraho ngeraho nkagira dute. Fiona by the way ubwo urumva ndavuga ibyo kuri Space ba Brian bavuga, nkavuga n'ibyo kwa Bosco. Yego. Ampire Bosco. Ati Fiona rindaya mu Biryogo akajya ajya kumansura i Bugande. Akubitanirayo n'umurundi. Umurundi uri muri transit wenda kugenda. Mu mpera z'umwaka ushize. Yego. Ahita ajya mu Butaliyani. Ntabwo batubwira exactement icyo umurundi yakoraga i Bugande, ariko ashobora kuba ari wenda muri transit ategereje ko bamusigira ibyangombwa, niba yari asanzwe akora business, kuko mu gihe kitarenze amezi 5 ukaba uri umuntu ushobora kugurira umugore ikibanza cya 20 million ukabasha kumukodeshereza ahantu ho kuba wishyura amadolari 50 ku munsi, bivuze ko uwo murundi yari asanganwe amafaranga menshi. Ntago yayabonye ageze mu Butaliyani, kuko muri ayo mezi nta kintu waba ukora cyabona ayo ngayo. Ndumva yari yasanganwe. Mu byavuzwe harimo nuko Fiona agiriye urugendo mu Butaliyani yamusuye. Ako ndaza kukageraho. Donc umurundi bivuze ngo ntabwo amafaranga yabonye ageze mu Butaliyani arayasanganwa. Kandi ubwo usanganwe business wa mugari niba ari umurundi wavuye i Burundi wasanga yaraciye no mu Rwanda akajya i Bugande ashakisha ibyangombwa byo kugera i Burayi, ariko kuri kashi yarazisanganwe. Ariko by the way ubwo Fiona nawe burya attention, hariya nakubwiye ngo inyuma ya buri mugabo wagafashe haba hari umugore, n'inyuma y'umugabo wakubiswe haba hari abagore. Attention nantuza nibaza ko Fiona nanone n'inyuma ya buri mugore ufite ukuntu wamukarifiya haba hari abagabo. Ntago Fiona ntago hagira abagabo bangana gutyo bakuri inyuma kandi bakomeza bavuzemo n'andi mazina yitwa Bamurisa, bitwa ba Alexis. Fiona ashobora kuba adasanzwe. Nta publicité mukoreye, ariko ashobora kuba adasanzwe. Ngo abantu batangiye kera kafasha abantu twigeze kujya mu misa yo gushyingura hari none basoma ijambo Ivanjiri baravuga ngo basoma mu murongo wa Bibiliya bavuga ukuntu bigeze abantu bagiye kubwira habayeho abasoma Bibiliya baraza kwibuka umurongo, ariko bavuga ngo iki umugore yari afite umugabo arapfa. Umugabo apfuye umuhungu wo mugabo aramwinjira. Uwo nawe umwinjiye nyuma arapfa. Undi nyuma haza undi, bagira batatu. None babaza abigishwa ba Yesu, baramubaza bati mu ijuru uyu mugore azaba uwande ko afite abagabo batatu hano, ko yagize abagabo batatu hano ku isi, we napfa akagera mu ijuru, muri aba bagabo uko ari batatu ninde uzamutunga? Urumva? Umugabo w'inshuti yanjye yarapfuye, nawe twari kumwe icyo gihe, avuga ati ahubwo ni ukumwirinda. Ariko umurongo muri Bibiliya byo bikavuga ngo mu ijuru nta kurongora. Fiona se ndabivuga ngo kira, hari undi mugore mu Rwanda, mu mateka y'u Rwanda bitaga Rwabami Karira. Uzi impamvu yabaye Rwabami? Ruju yavuga ngo ntabyera ngo de iyo nima Karinga ndi kumwe na Karira. Karira yari umugore mwiza ariko abahungu baramwigomba bava indimwe, ariko babona batamwigondera kugira bamufate neza, babone inkwano bagire gute, baramufatanya. Abavandimwe haba uruharira undi, kandi buri umwe atari kumushobora, bamutunga ari bombi. Rujugiro igikomangoma Rujugira
Rujugira Kirima yarataraba Kirima kuko yaratarima ingoma. Yego. Rujugira ajya ku muhigo, agiye ku muhigo isaha yo kunywa itabi igeze, atuma abagaragu be bati mujye kunzanira igishirira muri ruriya rugo. Ubwo Karira kuri aba bahungu bamufuhiraga, abagabo be babiri ntabwo yasohokaga, yatemberaga mu mbuga gakeya ariko adashaka ko abantu bamubona, bagira ngo abahungu bari barabyeretswe. Abagaragu ba Rujugira bagiye kuzana igishirira bamubona mu mbuga, ariko ababonye ahita yiruka ajya mu nkiki, ajya inyuma y'urusika. Wa mugaragu ushaka igishirira Karira akimuhereza ariko atamwiyeretse, ariko umugaragu yamaze kumubona mu mbuga. Umugaragu arareba, arakijyana igishirira igikongi, aragenda akongereza igikomangoma le prince Rujugira rimwanga mu nda. Wa mugaragu atariko mwami, mwana w'umwami, ati ibintu mbonye hariya, ati umukobwa mbonye muri ruriya rugo ntakwiye umuhutu, ntakwiye umutwa, ntakwiye umututsi, akwiye umwami nyiri u Rwanda. Ati nibyo koko. Nawe ajya kureba, ahava mujyanye. Abahungu bajya kurega Rujugira, ntiyari wamaze impaka hari ba bahungu ba nyiri umugore, bajya kurega. Bagiye kurega ariko ubwo ni manza ari mazimpaka, ariko ubundi uwo mugore numva wabaye akasa mutwe ibiti, mumuzane ndebe. Akubise umwami, atukubise wijisha ati arwana we, twarwana ubundi wowe urabona ubundi yabo wawe. Mazimpaka nawe aramushaka, amushatse Rujugira aratsimbarara, ahakanira se ati ntago umuntwara. Rujugira ararakara, ararikoroza, birangira acitse, ariko acikana Karira amukwepesha umwami, ko n'umwami yamushakaga. Sinzi izindi ndimo ndatera imetero, sinzi utundi twabayemo tw'imfizi. Umwami yararakaye, yahuranye ifizi ye. Nuko Rujugira igihe cyo kwima ingoma kigeze aragaruka. Agarutse yimye ingoma, baravuga ati rero sinzi imiziro yarimo ibwami imubuza kuba yakwima ingoma, manza guhungukana umugore, manza bitari byemewe ku mwami. Azunguza umutwe ashaka ntabyera ngo de, iyo ni Makaringa ndi kumwe na Karira. Nguwo Fiona nawe ni Karira, niko nabyita, ariko ntabwo ari Karira kubera ko ikibazo wenda ubwo navuga ku bwiza ubwo umugaragu yabonye, ariko Karira ashobora kuba afite izindi karite ntabona muri Fiona, kuko Fiona muri iyo myitwarire ashobora kuba ari housing, cyangwa se kuba yifitemo umubiri we attraction. Yego. Ashobora kuba afite nabyita ngo iki, icyo abura ubumuntu. Abura ubumuntu kuko ntabwo ukurikije izo game we kumwe kwa Gisele. Hanyuma rero umurundi simbizi, uriya murundi baravuga mu byinshi. Murundi se babyivugiye nyine, ariko ntabwo ushaka kubivuga nkabo. Murundi babonaniye Bugande fin 2023. Umurundi début 2024 agiye mu Butaliyani. Yego. Ntihaciye kabiri ayohereje itike umukobwa Fiona amusangayo. Fiona nawe ahagarukiye numvamo kumukodeshereza ngo muri Sawa City sinza aho iba, mu apartment y'amadolari 50 kuri buri munsi. Yego. Ariko Fiona nanone nawe agakomeza agatima kare hari ashaka wa Murundi ave Roma aze mu Rwanda, cyangwa ashaka guhozaho umurundi amugurira agakoresho. Oya Murundi ngo Murundi yamuguriye agakoresho amaze kumenya ko wari abandi bantu
baza bakaryaho ngo amukenera cyane nyine akenera abagabo yabigize impamvu urukiko we yaravuze ati ngewe umubiri wanjye ushaka ko uhora umporamo wowe umporamo abati rero reka nohereze igikoresho cyo kusimbura twatangiye kugera he muri piratage umugore akubwiye ngo ashaka umugabo umuzaniye igiti duzi ko ari igiti yabyivugiye umurundi ati namuguriye sex toy igipirizo urumva umuryango ubwo nabyo turabyamamaje benshi bagiye gucika bagiye kuzishaka nuko umurundi reka nakantu narakumvise reka twigisha abantu nakumvise ari undi muntu wari wakarambwiye isomo ku murundi ntabwo amezi 6 nubwo habaho icyo bita coup de foudre 1 mu kimansuro saho gushakira umugore 2 amezi 4 sayo kugeraho wibariramo umuntu ku buryo umushoramo $15,000 babona aho babonaniye igihe bamaranye ntabwo usibye filime cyangwa se ikaba ari ikintu cy'igihimbano simbizi mu buzima busanzwe akaba ari uri kuvuga haraboneka inkuru hari amayitape bari gusiba mu buzima busanzwe ku mugani wa Rwema yego nta muntu muzima normal ukoresha sanse zose kwa wahurira n'umukobwa hari amalieu de rencontre hari amahuriro utahuriramo n'umuntu ngo muhite ukora ibindi ugomba kumarayo mu tubari mu tubyiniro mu nsengero birashoboka cyangwa muri stade ariko mu kabari no mu kabyiniro ugahita ufata umwanzuro mu meza nuko batangiye gushora ibya mirenge ufite ikibazo trauma wenda ituruka ku mayira yaciyemo kuva iwawe Burundi kurinda ageze Bugande kugera ageze Roma cyangwa yaragize amadeception ariko ndibaza ko nawe abizi ko mu kabyiniro ataraho gushakira umugore simvuze ko wakora mu kabyiniro yaba mubi simvuze ko abantu badahindura amateka simvuze ko abantu badahinduka ariko uritonda uko wakwiga umwanya byagufata kugira ngo wige ku mugore wakuye mu kabyiniro ukubye nk'inshuro 5 uko wawufata wiga kuwo wavanye mu rusengero nubwo nawe yakwiyorobekaho cyangwa wavanye ku ishuri wagiye gutegera nk'imbere ya kaminuza ukamwitegereza ukazabimubwira umaze nk'ukwezi umwigaho aho sava muri korari ku ishuri aho ni ahantu mu matorero yandi aho ni ahantu wavuga uti umuntu ndamubonye icya kabiri yewe dore akasamo twegeye kuvuga sindamenye amabangara umuntu abantu babiri bahuye kudofudere zibaho izo ni exception abantu babiri bahuye kugira ngo ntagira uwo nikoma simvuze umugabo simvuze umugore ariko abantu babiri bahuye badahuje igitsina bagahura umunsi umwe pana umunsi umwe abantu bashobora kuba bahuza ibitsina damu wendo 48 bamenyanye aho harimo ikibazo harimo ufite ikibazo cyangwa bose baragifite ntabwo ari ihame coup de foudre nyine coup de foudre se yo wayubakiraho buretse gatoya reka ngende gake ntihongere kunca mu ijambo coup de foudre nishoboka mwahuriye hehe muhuje ibitsina nyuma y'igihe kingana iki ibyo relation zanyu zizavamo iki byanze bikunze ibyo bitatu niba muhuriye mu kabyiniro mugahita musambana yego ntago mwava mu rugo niba muhuriye mu kabyiniro mushobora gutikirana mukagira umwanya wo kwiganaho imibonano ikazaba nyuma aho ngaho urugo rwashoboka ariko guhura wani mu kabyiniro uwo munsi mukararana ugateganya ngo bizava mu rugo nta rwo ntibishoboka nibyo nashaka kuvuga so ari mu kabyiniro no kwitonda ari uguhita muhuza ibitsina no kwitonda kandi urugo bisaba so rero umurundi abonye Fiona mu kabyiniro k'Ibugande afatiyeho uwo munsi amuri yituru
arakwamye niyo mubwira ko Fiona atari umuntu usanzwe umuntu ukozaho rimwe ugahita ufata imyanzuro kwama utura ahubwo bazatonda paka keretse nashaka yawawa ariko nawe ubwe urumva Fiona afite icyo nakwita ntago ndabyita karite komuteri ibimuranga birenze kamvuga bibiri bya mbere nawe ashobora kuba yifitemo ashobora kuba aryoshye reka mvuge muri rangaje isanzwe ashobora kuba aryoshye ariko nanone nawe afite indwara yo gukunda abagabo ubushyuhe so iyo ufite ibyo rero yo ni uguhama hamwe banakimura tu urwara indwara zishingiye ku muvuduko w'amaraso hypertension wikanga yuko ari ibyandujwe cyangwa ibyanduye cyangwa ukunda kugira ibibazo byo mu nda bidasobanutse urwara amibe cyangwa ugira ububabare mu nda bushingiye ku moko y'inzoka zitandukanye ugira ibibazo by'impyiko diabete cyangwa igifu cyarakurembeje hari abaganga biteguye kugufasha mu kigo cyitwa African Healing Herbal abangaba bafite inkomoko muri Tanzania bagakorera no mu Rwanda bazwi cyane mu kuvura bakoresheje ibimera inkomoko y'izina Healing Herbal bafasha abagore bakunda kugira za infection mu myanya yabo y'ibanga uretse nibi kandi nabajyanama bazobereye iby'ubuzima niba hari bitagenda neza mu mubiri wawe bagane muzagirana ikiganiro gishobora guhindura ubuzima bwawe bakorera muri East Africa yose kandi aho waba uri hose ku isi bakugezaho umuti mu kanya nk'ako guhumbya bahamagare kuri 0788 83 26 68 by the way abantu bari barambuje kujya nanariza bene ibi bintu ufite uburyohe ukagira ubushyuhe ni ikibazo pe aha turi none uri mpuzamahanga ujya Buganda ukajya Bujumbura ukajya Nigeria ukajya Dubai yawawe batatu ku munsi ni ikimenyetso cy'uko hari mu burwayi kabisa banza nkurikire insatisfaction sexuelle iri mu biri bimwe mu bimenyetso bya depression batatu ku munsi reka do ntaho nta cyabaye ukagira ngo uri mu marushanwa none se ubwo iyo utashye ukora evaluation ukavuga ngo wari umeze neza n'ubuhe ugeraho ubwonko bukangirika warangiritse ku buryo umva sera yakose umuntu wari ugeze kuri toyi reka ngerageze kumwumva nubwo atantumye insatisfaction sexuelle kwicara uhindagura aba partenaire sexuel bishobora guturuka kuba warabikoze ukiri muto mu bwonko ndavuga ntago mvuga imyaka udakuze mu mutwe yego kuko imibonano mpuzabitsina ushize rigeze kubivuga ni ikintu gikoreshwa umubiri wose nubwo fizikoma appareil génitaux arizo amaso abonye umukobwa umutima uratera ubwira ubwonko ngo tegeka mwake nimero tegeka muhamagare urumva umubiri ubwo abasigaye donc buriya ibitsina biza birangiza umuhango wapanzwe n'ubwonko ku mbarutso y'amaso cyangwa amatwi noneho kubikora urumva inzira byaciyemo ako kanya nyine ubwonko bukaba buhise bwibuka nari kuri konte kubikuza akanyenyeri rerere tega moto byose noneho rero n'impamvu bumva ngo babuza itegeko ribuza imibonano mpuzabitsina ku bana batagejeje 18 ntabwo ari ikibazo cy'imibare mu mutwe ntabwo ari uwo kumanaginga ibyo bintu iyo nzira bicamo iyo ubwonko butarakura birakwangiza abantu rero bajye banabyumva ibimwe mu bimenyetso by'abantu babikoze ubwonko butarakomera babikoze mu bwana ariko ubwana mvuga si ubwa 18 ushobora kugira 20 utarakura ariko hari n'abakomera mu mutwe bafite 15 itegeko ryo rigira umurongo ritarenza ariko ingaruka zo kubikora utaraba macuwa nizo zo kubazengurukamo
n'abasore burya babeshiruko haraba barabyigishijwe n'abakozi n'ibiki byose cyangwa hari ikindi kibazo good. Fiona rero ashobora kuba afite icyo kibazo, kuba nta mubare w'abagabo bamushimisha bamuheza. None ikindi kibazo kikazamo n'umurwayi, kuko niba umurundi yatangiye gushoramo ntiwumve ko bihagije. Hari ubundi buzima abakobwa bacamo bubi, bagakoreshwa n'inzara, nka ntuza nko mu buhamya bwa Pastor Deborah, hari inzira yaciyemo yes, ariko hakagera aho ugera uvuga ibi ni ibisubizo je stop. Fiona byaranze, ubonye umugabo nubwo nawe ntahamya nawe wenda simbizi ufatiraho wihuta cyane, utari wo mu buzima busanzwe, akuvanye mu kabyiniro ahisa gusaba, uramuhaye, araryohewe, afashe umwanzuro, agutumyeho mu Butaliyane, akukodeshereza Sawa City, akuguriye ibibanza za Bugesera, mbese umuntu ufite umuvuduko udasanzwe, ariko nabyo wowe ntushima. Harimo ikibazo, abo bantu bombi bafite ikibazo cyane ko noneho Fiona we nubwo buzima arimo, niba wa muganira amaze kubyarana na Murindwa, inda akayigereka kuri Marino, ariko abo bombi bashobora kuba bafata nsharije umwana wenda we akeneye ibindi, ariko se umurundi akimara guteramo ntiyemere, agakomeza kwinjiza buriya rutonde. Numvise ngarutse ku audio y'umukozi n'umwana mugenzi we babanaga mu nzu, ngo rimwe na rimwe ngo akataha saa 9 bakajya mu kabari agasinda gasambana, cyangwa agatahana n'abagabo, cyangwa ngo akaranga mu gitondo akabyuka yambaye agaramye ku buriri yambaye ubusa, uje ngo bagasambana batanakinze. Ibintu n'umwanda mwinshi cyane kuri ya audio y'umukozi. N'umukozi n'umuntu babanaga, wowe babanaga, wowe wavuzemo ibyo kugenda saa 11, mbese n'umwanda, ni dosiye y'umwanda. Niba Fiona abaho tari umuntu w'umuhimbano, yabaho akaba afite ababyeyi, abaho n'akavido nakabonye rwose, ari uramuzi, akaba afite ababyeyi buriya cyane. Afite ababyeyi ntago mbizi. oya ifo kureba mu mateka ye, ariko nanone turi mu kiganiro, ntago wajya ku intervena aho utasabwe intervention. Niba we bimushimishije, ariko twebwe nka societe kugira ba Fiona, buri mudugudu ugize ini Fiona, byaba ari ikibazo. Umukobwa mwiza, umukobwa uzi keya yo mu buriri, ariko utajya yihaga, byaba ari ikibazo. Byarutwuka basogoro bwa bupfuye ubusereka kuko izo karite zakabaye nziza azihariye umuntu umwe. Kandi ku murundi vraiment ngiye nkurikije, ariko ngiye w'umurundi nawe abaye nk'umwana wanjye ntago nabyishimira. Umuntu ufata iyo myanzuro, no umukobwa muri mu kabari ugahita ufata imyanzuro ugatangira gushora, none ubu ngubu ugatangira kuvuga ngo $1,000 yazikuye mu mufuka wa mugari wa Brian. Uri muntu ki wo mu mezi 4 ugakururwa n'umuntu mwahuriye mu kabyiniro, kugera mu mezi 4 ukaba umaze gushora arenga 20 millions kudisa. Ntabwo ari normal, ariko nanone arabikora ku muntu nawe utari normal. Za kudo food ravugaga ni nkuko iyo uwo murundi biza kumuhira yari kuzandika n'igitabo, cyangwa Fiona akavuga ati nabonye umugabo nabyinaga mu tubyino nabyinaga mu kimansuro cy'Ubugande, makuru umugabo w'umurundi n'ubu turasazanye. Ubwo buhamya abantu babushima, icyo kigano urabyumva. Ariko se havuyemo iki? Ari umurundi guhubuka gushora, noneho n'uwashoraho ntabyumva, ntajya haga buri munsi n'ikibazo. Ibyo rero ngiye kuri ino saha, ngiye ku bwanjye ba Jihad na Brian nta birenze. Icyambere ntibihaye video, ntibihaye audio, umugabo babwira ngo bakureho ngo ijwi rye ririmo, nabyo ntibabyihaye. Umugabo uvuga ngo Fiona ngo mu 15 ntago yabimwatse ku ngufu, ni nayo mpamvu nabo bamwaka nandi. Nta kidasanzwe mbona rwose ba Jihad bakoze, cyane ko na video zo ngo batanazibonye muri nuzu usibye iriya yuriya mukobwa asomana n'umugabo bumva karirimba, biri ntabyo ariko niyo byanaba nyine nuko ribireberera bose, ireberera beza n'ababi.
pratikoma ngewe ari urwego iyo habaho ribu ziri prive nkayigira ntabwo kesi iriya ntayijyamo y'umurundi na Fiona oya usibye kubera ko se na Fiona adashobotse uretse nyine ariko itonde nge mbyivugira muri akarifiya nabi umurundi namukubita inshyi ebyiri Fiona nkamujyana indero cyangwa igitagata urumva noneho Fiona yamara amezi 6 igitagata nabona yarakize nisharije no kumushakira umugabo yaba umugore mwiza kuko kuri housing ni sawa na entreseke ni sawa ariko mu mutwe afite ibibazo akeneye counseling kandi imyaka ye ibyo ndi kuvuga ababishoboye ni benshi ariko ntawe ufite mu nshingano ubwo nyine azakomeza agenda atyo yangirika kugeza atoraguye amashashi cyangwa se kuko urumva gwe mu kiruri ya murundi nabyumvanye kuri Empire Bosco avuga ati Fiona yabyitwaramo neza ejo akarya uriya murundi kashi zifatika bese akirinda kujaraja kiyubaka akirinda kujaraja ejo ari kuba nawe afite inzu ya niveau ebyiri akajya atanga abanyati dore niteje imbere ntabwo kuko uriya murundi yamubanira neza bakabana nka 5 ans yari kumugurira nk'inzu ya 200 millions cyane ariko ntabwo abishoboye kuki se kuki waba ufite umuntu uri kugushoramo ibibanza bya $15,000 ukakomeza ukamuca inyuma n'ubwa bwenge buke cyangwa se n'ibya bibazo byo mu mutwe so rero Fiona akeneye kuvuzwa nyuma akabona gushakirwa parteneri nicyo kintu wavuze abantu ariko umurundi we sinzi ikibazo afite pe nawe ashobora kuba afite ariko abantu bacyumva icyo kintu wavuze kijyanye nuko umuntu ashobora kugira ingaruka z'ibihe akaba umuntu udasanzwe kuko amadeception menshi kubikora kenshi kubikora mu buryo budasanzwe abantu badasanzwe iki servo buriya icyo ntakunze kukubwira iyo ndwara ya iyo symptome ya insatisfaction sexuelle ku bakobwa bikunda guturuka kuba barabikoze mbere batarakomera mu mutwe cyangwa kenshi cyangwa n'abantu benshi baba barenze mu bwonko niyo yagira 20 mu itegeko biremewe ariko akaburana n'abagabo bo muri za 40 bafite ama experience ibyo byo biramwangiza kandi noneho benshi kenshi bishobora gutangira ari ku ngufu cyangwa atabizi cyangwa se akabikururira atazi kirimo noneho bakamuyoboka kandi koko niba ameze neza imbere kumuyoboka ni ngombwa ni lazima noneho bikamwafekita mu bwonko niba science igaragaza ko kugira ngo ube urekiribure amaturu 21 bavuga amaturu 21 mu kwezi ubwo ni muwayene ya 5 mu cyumweru none waragira 5 ku munsi ibyo rero ntago ku myaka ye ntibishoboka 5 ku munsi ni 35 mu cyumweru niyo wagira 3 buri munsi nabyo ntago ku myaka ye ibyo wenda ari umugore batanu batandukanye no baravuga science ivuga amaturu ushobora kuyakora ku muntu umwe uyakoze kuri benshi muzabaze nani bitera ibisazi bitera muzabaze dashimu icyo bita astrotube abo bantu bose baba kwafectamo imiriro amashanyarazi yabo ariko oya byumve ku managing nuvuga ngo wanjyanye kure mu mibonano mpuzabitsina navuye ngo bikora umubiri wose kandi buri muntu wabo mwabonanye ufite dosiye ye uko abigenza uko yambara inzira acamo ntawuhuza n'undi dosiye ntawuhuza n'undi dosiye nuko ahonga noneho ngaho ibaze no mu mutwe harimo ku myaka 27 cyangwa 30 uraje ufite amadosiye y'abagabo nka 60 umutasara kera bajyaga bavuga ngo iyo zirenze ni 1,100 murasara ntabwo aburyo abanyarwanda baba bafite aho bahera bavuga ikitumusara ni ukumanaginga ayo madosiye kuko nta muntu niba hari umuntu ushobora cyakora oya indaya zicuruza zo zishobora kwibagirwa kuko ntabwo indaya yicuruza ireba urabika ka video bigeze kunyereka
avuga ati na venti nabipepera kubera amafaranga. Abo nta bandi nabo mu kigo cy'ubuvuzi bw'umwimerere, ubuvuzi bukoresha imiti y'ibimera kandi itunganyije neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Ni kwa muganga Rutikanga, bakorera Remera Giporoso, bamaze kubikimenya bose mu kuvura indwara zitandukanye. Ubuhamya bwo ni bwinshi. Nigize kurwaraho nkagira ikibazo cyo kwikinisha ndi umusore. Bavura kwikinisha n'ingaruka zabyo, harimo kurangiza vuba, kugabanuka kw'igitsina, kugabanuka kw'imisemburo mu mubiri, kwibagirwa, kumva ufite umunaniro, utuntu tw'udusonga ku bugabo rimwe na rimwe ndetse n'ibindi. Uzi icyiza cyabo, aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho kuko bakorana na DHL. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri WhatsApp kuri 0788 34 80 11. Ubwo kuri telefone uko bamuhamagaye niko azi uko yitaba buri umwe paraporo y'ibyo akunda. Ibyo sumva bitagusaza. Ngira ngo na batanu ni wabishobora. Ngibyo bituma noneho rero navuzemo kubikora ukiri muto, kubikora kenshi, kubikora n'abakuruta. Abakuruta nabyo si imyaka, experience. Abagabo bafite ingo bamaze imyaka 20 babana n'abagore, akajya kuborana n'akana ntakita kana, ariko reka tuvuge ko karegeje 18 19 20, ariko agahura n'umugabo umaranye umugore imyaka 20. Umva bahura ago bibaho. Abahungu rero nabo nako niko bigenda, nabo muri insatisfaction sexuelle ku bahungu babonana n'abagore babaruta. Cyambere arabanza akaba igikoresho akamwafekta. Icya kabiri niya birambiwe kubyikuramo birananirana kubera ko umugore yabaye amurusha gutekereza icyo ajya kwibohora, ajya gutekereza ikintu umugore yabibonye mbere akamugeuza kubyikura. Nigeze kubona video kuri ni Rose kwa Roza, umuntu wazamuhanga wavugaga ku muhungu umupasteri muri eperi wiza ba mu rugo, ariko arongora uwo yitaga nyina yaracumbitse. Kirahari umugore ndamuzi yaje kuri kamera yambaye agakanzu ashobora kuba yitwa nka Olive, yambaye akakanzu ka madoadoa y'umukara n'umweru, avuga ukuntu uwitwa umugabo we agisambana n'uwo yita nyina. Titre yavugaga ngo mabuka yaransenyeye, ariko umuhungu ntabwo yari uwa muri urwo rugo, yari yaravuye mu cyaro aza kwiga muri Nayini, asaba icumbi barimuhaye, urumva nyine akajya atangira no gukama inka. Aguma muri ubwo buzima, afashe umwanzuro wo gushaka. Nyirabukwe aravuga ati urashaka ariko nanjye uzangumana. Noneho experience uwo mugore witwa Olive yavuga ati ubundi umwana ugiye kwa nyina ntabwo wagombye kumucunga, ariko rimwe ngo aza kucunga kuko asanga bivuze ku Roza kwa Roza nakura kuri nkuru nk'izo. Kubera iki? Urumva ko kana yagatangiye kari toronkome, agatangira kari toronkome. Umuntu umukecuru ufite abana bakuru bakaruta karangirika, kamaze kwangirika gashaka uwo nguwo. Olive avuga ati mabuke niwe wasenyeye, ariko nyuma baza kuvuga ko uwo muhungu naho abereye pastori yinjiye mu Kristo. Arabikomora hehe? Wa mukecuru ubundi iyaba byashoboka ibintu byakabaye hagati y'abantu bahuje statut muje imyaka, igiciro by'imyaka, muhuje na classe, pourquoi pas, nta uhenze undi. Ibi byose nibyo societe turimo. Umwana urangije secondaire ati ndabonye ikintu tuvuge wenda nibwo kirangiza secondaire agakubitana n'umupfakazi nawe ubikeneye, ufite abana bajya kungana nawe. Umwana urangije secondaire ku myaka 20 agakubitana n'umupfakazi wa 45. Umutwe aramurenze. Umupfakazi naho yaba atarahuye n'abagabo benshi, ariko kubana n'umugabo imyaka irenze 10 ntawe ure nako gahungu kakiva mu ishuri, urakamanipira mu bwonko
ingaruka zikaba ko katazigera either ntikazigera gashaka cyangwa se ntikazigera kabihaga. Nuko abantu bagenda bangirika around us hano muri society tugiye tubafite, uhanyuze jya ubanza urebe ukareba kadiriye kabisa. Nuko abantu bagenda bangirika. So muri ino dosiye nubwo turi ku libri mu kazi kayo ireba iby'amategeko, yego atwa Gihadi na Briande bo ngo ndabona nje kubwanjye nta kibazo mbona bafite, ariko les deux cas nta kibazo bafite kandi nabo bari gukurikiranwa icyo kintu cyo kwangisha bo amafaranga iki, kandi Briande avuga ngo ngenda yamusaba ngo kuko amusaba biratandukanye. Nakubwiye kuko dosiye yagenze ntabwo nshaka kwisubiramo. Umugabo yatanze amavideo babyumva ariho Fiona, umugabo yumvise amavideo atambutse ari mijwi rye ati mumbabarire mukure mijwi ryanjye mugumishe mu Fiona. Bamwangiye abwira Fiona ati nabivuyemo nakubabariye. Fiona noneho yumvise ko bikisirikira kandi umugabo yaramubabariye abari utanga ikirego. Urumva iyo shene, ariko Fiona ararwaye sinzi imyaka ye, ababa bamuri hafi bamugerageza bakabanza bakamukasoringa, akabanza agashikama hamwe akamara nk'umwaka, niba uko bitashoboka akamara nk'umwaka oya urabisetse bitumye mpindura imvugo, akamara nk'umwaka nibura afite abaparteneri batari hejuru ya 2, akabanza agatuza. Ntago abagabo bose bo muri Kigali bo kuri nako sina Kigali kurumva wajya na kampa, ntago abagabo bose bisi waryamana no guzabive waba maximiza sibyo se, akirimita kagira 2 kandi nabwo akareba abajya kunganya imyaka, urabyumva noneho akatuza. Urumva niba umurundi yari yakwamye ntihazaburundi kwama agakomeza inzira, ariko pratikuma nawo murundi niba yatanga gutyo sinzi ko azayabona cyetse gusa cukuri. Ariko ziranye n'icyo kintu cyo abantu bose bakibajije Roma aragira bya bizaho byo kwa papa se mu meza ne 20 miliyoni. Abantu benshi bakibajije ariko wagitema imetero neza, ashobora kuba yaragiye yafite tubyemeze iyo se ataza agaciro kayo. Buri meza ne 20 miliyoni nuvuga ngo amafaranga ni yamukoresha mu kwezi. Icyakabiri se nta mu burere n'uburezi afite ntabwo aza ahantu le lieu de rencontre z'ama couple. Ibyo akabyino ni kari yabuze iki. Kaminuza ziri Bugande ni nyinshi, ziri mu Rwanda ni nyinshi, yabura no kujya gutegera mu marembo y'amakerere. Ufite ayo mafaranga ntiwabura umukomere, ufite ayo mafaranga kwisuhitamo umugore. Sinzi impamvu ajya gutegera mu maso ngo nahame hamwe se hari nta regret nta rumora afite z'amafaranga nakomeze nakomeze rwose arazifite kandi ibyo byamuteye ibyo byose si byatumye akora izo nzira zose oya kubera ibyo yashoye. Abazi Fiona nibamwegere tumuvuze reka tuvuze Fiona azavamo umugore mwiza kuko ariko ubu ni nakomeze iyo kariyeri afite. Kariyeri ndavuga kariyeri imwe bacukuramo zahabu nyine. Niba koko zahabu zihari akiteza abacukuzi nta nubwo azageza 40 adapfuye bazacukuraga. No ariko urumva ukuntu abantu bapfa ubusaba cyane umuntu no ariko urumva yarangiritse ntatoranye uko manze wese arakingura. Ikindi cyanyuma niba buzuriya murundi sharia n'amahirwe arahurika cyatano ku kwezi cyo ni ikinzu ubaryaga ngahe. Ari numvise niba ari bose wabivuze hari akantu yavuze ati we abaye ari urumva niba yarabaga muri Sawa City ari amasomo 2 nagomba kuvuga tugahita dusoza. Ku mugore uzubwe iryo somo banarindiye kwa Line na Fiona isa nirimo nuko umugore ashobora kwemerera umugabo dépense exorbitante nkaho zibaye ziringaniye iyo saving itagira ikimara. Fiona ni muntu ki wo kwemera ko umugabo amushyira muri doko. Ruvuga ngo niba
idolari rigeze ku cyatatu ubu $50 ni ibihumbi 65 mu minsi 30 ni ibihumbi ni miliyoni 1.90 miliyoni 1.950 sibyo ebyiri hafi ebyiri uri umuntu ufite vision ukeneye n'ibyo bibanza bya za Bugesera ntabwo wafata inzu ya Sengisa ntuza Bosco yavuze na Truwasa ntafatamo inzu ya Truwasa cyangwa ayo ngaya ni 500 ugasigara nimwe n'igice ukayisevinga ukanabwira umugabo uri umugore uzi ubwenge ufite icyo utageta urabanza ugashuka umugabo ukamubwira uti ariko umugabo mwiza aho kugira ngo miliyoni 2 zigende ku nzu ya buri kwezi reka mfatiye 500 mama miliyoni imwe fata inzu ya 500 andi 500 ya saving nawe ya miliyoni ubu yibika izadufashe twashakanye n'umugore uzi ubwenge bamuhaye 500 agahita afatiye desa agafatiye desa Truwasa akayahahisha nubwo nabwo abasaba yandi nono andi yose akayabika akatangira kwiruka muri bwa bubanza bw'Ibugesera na za Nyarurenzi hamwe narangiraga marishari ku kibanza cya Yago umugore uzi ubwenge nuko abara kuko abagore bazi ubwenge niyo umuhaye 5 bya rasiyo abika 1000 abari bwitsinda kandi ari 5 abagore b'abamotari ukuntu baba bameze motari asiga 5 mu rugo uwo mugore bibiri bibanza kuba ibyitsinda abandi bakarya 3 bisigaye kandi motari ntabimenye ahubwo ejo bundi bamufata byatangira kurira ngo Sofia azanyandikiye umugore akajya mu itsinda genda ubohoze moto genda ubohoze perimi yacu umugabo agatangara ati wayakuye hese akamwihorera kuko amubwiye ko yasevinga ntiyazongera kuyamuha akamwihorera ati nagatsinda mama hariya na bagenzi banjye umugore w'umunyabwenge nuko abaho umuha senkani akabika veni urabyumva umuha senkani akabika veni abagabo benshi n'aba bazi n'ibiciro byo ku masoko icyo ni kimwe rero Fiona iyo abanira neza uriya mu rundi hanyuma kujya muri Sawa City akambwira ati yazane ubundi umugabo wakwamye wamaze guteberamo uko nakubwiye ngo Fiona ari kumubwira ngo muri izo miliyoni 2 mpame inzu ya 500 umena 500 nyabike usigarane nawe imwe ukamuteye igipindi umugabo wateke wumvise utekereza gutyo na ya miliyoni arayikuha akarenzaho nandi kuko ahita abondetse mbega umugore uzi ubwenge ariko iyo ubuze ubwenge icyo ni kimwe kuko ibyo bintu bambwiye kwa Rine baba mu mazu ya za kwa Rine bavugaga ko ngo hahisha ngahera wahisha Senkisa hahisha Senkisa Senkisa ngo yabayiyanga hahisha Senkisa ninzabamo bakavuga ati se waba kabayiza ubwenge muri Senkisa wabura no gusaguramo senkani ukageraho usaba amayinite cyangwa ukageraho byose usaba umugabo mu modoka yabuze sasa iryo somo bararitanze iryo ni rimwe abagabo sasa mu miryango nako niba hari ikintu kibabaza umugabo no kurasana no kurogeshanya byose bishobora kuba byava ifuhe ry'abagabo cyane cyane none mu byo yashoyemo yari ikintu kibabaza umugabo icyo ntabwo ndakivuga gucibwa inyuma n'umugore we ariko mu byo yamuhaye gucyura umugabo mu nzu yishyurwa n'undi mugabo ibyo yashyiraho na ntuza harya abakomando abantu bazi kurasa cyane nabo muri Libya donc agukodeshereza inzu uzanyemo umugabo aho ngaho n'agatwe yakarasa abagabo imitekerereze yabo n'igitenge yakuguriye ntaba yifuza ko wahobera undi mugabo cyambaye aravuga none niba gukunda naguha ibyawe ako kantu kugira ngo akubone ugendana n'umugabo mu modoka we yakuguriye yakurasa pe akenshi anayikugurira kugira utazagenda mu bintu biteza amakimbirane mana yanjye nkunda ibintu by'imibonano nkunda kubyoroshya ibintu by'ibitsina nabyo nsaba abantu kubyoroshya kugira ngo bimarisha abantu ariko none iyo bivanze mu mutungo mu nzu niyubakesha uwo mujinya uratandukanye ariko kuba yava aha akajya ku kibuye akagupasa akakuremera weekend yose sava
ariko mu gitanda naguze sha, mu modoka naguze sha, esanse sha. Umugande akuguriye imodoka inzu, bana akubwira ngo muri ino nzu nta wundi mugabo, muri iyi modoka nta wundi mugabo. Wabirengaho ari ugushyiraho akwica, ari ukujya kukurogesha mu bapfumu, ukazatoragura amashashi. Kuko niyo hari ikintu urumva gufuhira igitsina cyo muri inshuti cyangwa mwashakanye, icyo ni kimwe. Ariko no kongeraho investment ze afite, wirengagije investissement morale, mentale, psychologique, physique, hagiyemo investissement financier. Aho ebana ari wowe mugore yakushyira, ari umugore ari umugabo, mwese yashyira hasi. Ubundi abahanga buriya Fiona titonze, abantu bashobora kuzakocaguranirayo, ariko buriya nuko nawe nyine urumva umunyarwandakazi i Bugande kwahura n'umurundi i Roma kugaruka mu Rwanda, mu bantu ntabwo azi icyo ashaka, ariko hari igihe azajyayo umuntu w'umunyembaraga agahita amucira ku kirwa cyane, akamushyiraho amabawusa, akamuha inzu, akamuha umushoferi wijeya n'amabawusa 2, akajya amutwara agiye kwa Mutangana guhaha cyangwa muri Simba. Aho hantu hose abo batatu bakaba bari kumwe, icyo kizashoboka. Akomeje kuri bamarana pe. Naho umurundi we rwose umurundi nawe yaratwawe cyane. Utwarwa uvuye mu kimansuro se n'iki kindi usibye kwishimisha, ari ahantu wajyana umushinga w'ubuzima bwose koko. Umushinga w'ubuzima bwose utangira mu kimansuro. Uwe n'umuntu mu kabari. Twaye. Oya bibaho, ariko ntabwo ari ibintu bigira. Hari umuhungu wigeze kubikora. Ikimansuro biratandukanye. Ubona ngiye gutangaho urugero, uyamukuye mu kabari, yari umukozi wo mu kabari. Umukozi wo mu kabari bitandukanye no kuba ari umuntu waje ahaje. Jensir urese abashaka kumuganiriza, ashaka kugira icyo amukuraho pa raporo y'ubuzima afite, ariko umuhungu yanywereye mu kabari ntabwo twakanywereye nk'imyaka 3 za Kabeza. Arambagiza. Oya twapresiya we adaga mu gutwi. Ko adaga mu gutwi. Yaramutwaye pe. Amwita Musa n'Inyange. Wow. Yakoraga mu kabari. Uko abagabo bashima, umuhungu nawe akandika. Ko uyu muntu kanaka ashima, n'uyashima, bakira bose baramushima. Ntihaburagamo abashobora kuba batereta, bigakunda cyangwa bikanga, byose birashoboka. Ariko niyo byakunda, si ukuvuga ngo ni ingeso, nubwo buzima arimo. Hari umuhungu ushitangiye nawe yigeze kubaho hano la fresheri. Hari ibiti bibiri n'ubu biracyahari. Muri 97. Ese niho ibiti bibiri. Ibiti bibiri bahari nyine by'ibishishi. Hari ahantu uri ibiti bibiri la fresheri. Hari akabari gasanzwe. Kajya tukagweramo naje kureba umuhungu ushitangiye wakoraga muri Joke, mvuye i Butare, yaratuye kabakene. Abona umukobwa yari umufiyemeri uba mu kazu kari 3 inyuma gutya. Uwo muhungu ebana yamwapresiyaga cyane, ariko ukabona nyine nawe kugira ngo ahangane n'ubuzima, hari ubuzima ashobora gucamo. Twagiye kuva kaminuza, mbajije wa muhungu ashatse kujya kumushaka ngo amushyire mu mago, sanga abandi barebye kure kera. Abandi barebye kure. Ni nkuko kwa Musari Nyangere kuba umuntu yahura na benshi kubera ubuzima, ntabwo bivuze ko ari biri hanze. Ntabwo ari biri hanze, aba ari ubuzima. Ariko uyu we ntacyo yabuze, kandi ibi byazamubaho nyuma no guhemukira umurundi bishaka kubanuza. Ariko umurundi nawe rero nawe ni ubwe nibiri hanze rwose. Gusa icyamubabaje cyane gucyurira mu nzu wishyuye. Yawe abagabo b'Abanyarwanda babyanganira wababara.
egeka nimbarwa nakubwiye ngo n'igitenge waramuguriye yahoye undi mugabo cyambaye uwo bafata intore niba hari ikintu kibabaza ni ugucibwa inyuma mu mitungo yawe najyane igitsina ntawe ugikodesha burya rwose ntikigira idini bavuga ngo simbizi ndirinda kubitindaho ariko noneho ibikigarinisa hari n'abajya barwana mu kabari bapfuye ko umukobwa baguriye inkoko akajya kuganira n'undi muhungu iruhande aho ubwabyo ibyo niyo nkoko ubwayo bagaterana amacupa ishyura fagitire nigende iyi kesi rero nubwo twayitangiriye kuri ba Briane harimo amasomo menshi nubwo hari abantu benshi bagiye bambuza kuvuga kuri bene ibi bintu ngo biraciriritse cyane ariko njye maze icyo nkora manigisha umuryango urimo ba Fiona benshi sometimes batabyihaye batabyiteye ariko uzaturinda abarundi nk'uwo umurundi we sinifuza umugabo w'umunyarwanda wamera nk'uwo murundi ushobora guhura n'umuntu mu kabyiniro agafatiraho agahita afata umwanzuro w'umushinga w'ubuzima bwose umuntu muzabana ubuzima umubona nk'ubu imana iciye iteka ikavuga ati abantu bose bakora kuri YouTube muzagira imyaka 500 imyaka 500 warashatse ufite 30 narashatse ufite 30 ubwo bizaba bivuga ngo 470 ugomba kubana n'uwo muntu ntabwo umuntu rero mwabana iyo myaka 470 ari ugupfa ari umwanzuro upfa gufata rero uyu murundi ntabwo mbyumva ntabwo umushinga w'ubuzima bwose ntabwo ari ugufatiraho ukubonye icya kabiri mu mezi anutangiye gushora de 21 millions ku muntu mutari kumwe utareba utirereye aho gushora 20 millions mu Rwanda wateruye Fiona ukamujyana i Roma nibura ukayashora mu ubona umetiriza uriyo ni Roma yamugaruye yamuhungisha nabo bari bamwatatse oya we kera hariho twari duturanye ibyumba byegeranye bamwitaga Kazaruseye uwarebagaho byararagiraga yaje amucikisha ni Roma bari bamenye ibanga Fiona agendana noneho arabakirara oya ntabwo ari umuntu usanzwe rwose ahubwo wowe no kubaza amaruno oya ariko wamuhamagara ahubwo wowe muzamushake umushyire kuri kamera yawe Fiona rwose tubimubaze tugomba kumenya yangagera so mwakoze cyane reka dusorezaho nshimire cyane nshimire abari badukurikiye bose Fiona baye Fiona rwose Fiona rwose ni Fiona asante sana asante